Twongeye kubasuhuza abakurikiye ibiganiro kuri Baza Tech TV. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kwiga isomo rya electronique. Nkuko mwabimenyereye rero nkuko bisanzwe, uyu munsi iyi video uraza kumara kuyireba wasobanukiwe neza THT muri televiziyo niki, ese ni gute wayikuramo yagize ikibazo. Ni kuri televiziyo tugiye kureba, ntucikwe rero. Televiziyo rero nababwiye ko igira kino gitanda aricyo cyitwa motherboard. Ngira mwese murimo kukireba. Iyi ni motherboard, reka twongere dusubiremo amwe mu mapiece yigize, hanyuma noneho tuze guhita tureba iyi video iraza gusoza wamaze kumenya iyi televiziyo ikora gute, ese THT niki, ese amapiece yigize akunda gupfa iyo hapfuyemo televiziyo yawe yagize ikibazo, ni he ushakira n'ihe piece iba yagize ikibazo. Iyi video rero uraza kuzisoza wasobanukiwe. Byose ni hano kuri Baza Tech TV. Banza ukora subscribe, hanyuma uze no kwandika muri comment hasi icyo wumva wifuza twaza gukora mu yindi video ikurikira. Murakoze cyane, turabakunda rero. Guys, uko twari tubivuze rero, ngiye kubereka amwe mu mapiece agize televiziyo. Izi televiziyo za zindi za kera, ariko n'ubu ziracyakoreshwa. Izi televiziyo ziracyakoreshwa. Iyi rero niyo motherboard, iyi niyo karita ya televiziyo. Uyu munsi rero ubwo turi burebe dore iki cyarahiye, turi burebe iyi THT ni gute umuntu yayikuramo agashyiramo indi. Dore yarahiye, cyarahiye. Dore hano baziritseho twa resonante, umutekinisiye wagiye kubikora hari. Dore iki cyose cyarahiye, dore iki cyarahiye. Iki rero iki cyose kiri buvemo, turaza kureba uburyo wagikuramo, noneho n'uburyo washyiramo ikindi, ikibazo kigahita gikemuka cyane. Cyose rero reka twongere twibukiranye amapiece agize televiziyo. Iyi piece ubona ifite kano kantu karekare, iyi ngiyi ubona ifite kano karekare yitwa synchro. Iyi synchro ni ituma televiziyo yawe ihura na DVD mu gihe wacometseho DVD cyangwa decoder kuri zino televiziyo zifite CRT, arizo zino za kera zigira zino karita atari flat. Nyine zino televiziyo zitari flat zigira aka kantu ko gatuma televiziyo yawe ihura na decoder. Kwa kundi ucomekaho DVD cyangwa decoder ni aka gapiece kaba kabikoze, aka kitwa synchro. Hanyuma hano hino hari akandi gapiece kitwa reprome, akasinzi niba muri kukareba, nako kajya kumera nk'aga synchro ariko ni gatoya. Ko gafite amaguru 8, gafite amaguru 4 ku gice kimwe, kakagira n'andi 4 ku kindi gice. Aka rero niko kitwa reprome. Aka niko gatanga izina, niko kabika ibintu byose wanditse kuri televiziyo yawe. Niko gatanga n'izina, kwa kundi ubona izina ryanditsemo na zira program, aka kantu niko kabika ibyo bintu, kitwa reprome. Hanyuma utu tundi two twaratwize, ariko n'ibi binini, izi ni capacitor zo twarazize neza. Reka ko umuntu wese capacitor yizi wabanye natwe muri ibi biganiro. Hanyuma izi ni za resistance, utungutu izi ni za resistance. Aya ni ama resistance, ngira ngo murimo kuyareba ama resistance. Ubwo tumaze kubona reprome, tubona synchro kino kinini, tumaze kubona n'aya ma resistance na capacitor. Capacitor rero no utungutu dutoya, utu tuntu tuhagazemo tumeze utu twose no capacitor. Iyi nayo n'indi capacitor nini cyane. Iyi niba muri alimentation. Hano iki gice cyitwa icya alimentation. Iki gice wenda hano nyuma nibwo mwabibona neza. Iki gice gikase gutya, uno murongo kikakata gutya kikamanuka hano hasi. Iyi pariti ya hano hino kano gapariti gatoya niko kagapariti kitwa alimentation. Aha niho byakira, no kuvuga ngo niho umuriro winjirira. Wamara kwinjira ukaza ugaca muri no chopper, uca muri chopper muri iki kintu na hano inyuma biba bigaragara. Biraza bikinjirira hano bigasohokera hano. Nukuvuga ngo iyo bisohotse rero bisohokera muri iyi chopper, iki cyitwa chopper. Iyi chopper rero niyo igena imiriro igomba kujya kwatsa televiziyo. Harimo umuriro ugomba kujya byensire uzamuka hano kuri THT ukanaza kuri izi piece zindi ngiye kubabwira. Dore izindi piece hano hariho piece iyi ngiyi, ubona ifite amaguru 3 irimo hano hagati neza muri televiziyo, hagati na hagati, yitwa horizontal. Iyi ngiyi ipfuye ntabwo televiziyo yawe ishobora kwaka, nta nubwo n'itara waribona. Ihita ifunga imiriro, igafunga imiriro yose iri guturuka muri alimentation, igahita ihagarara ikazima.
naka ga PS kitwa horizontal. Hanyuma hano naho hino hanyuma kandi gato yakitwa vertical akangaka nako ni gato nako kagira amaguru arindwi. Hanyuma ko kitwa vertical sibyo ndumva byumvikanye cyane. Biba muri haba hariho iribati ikintu rishinzwe no gufata aya mapiyesi uko babazi ko azakora shyuwa kuko yakira imiriro myinshi. Ubi vertical yakira umuriro guturuka kuri 20 kugeza kuri 25. Iyi horizontale yakira umuriro guturuka kwijana kugeza kwijana na 30. Urumva n'umuriro utari mukeya. Rero hano habagomba gushyuha. Niyo mpamvu bashyiraho iki kibati kibare cyo kugira ngo bihoze iyi karita mu gihe izabiri gushyuha. Hanyuma indi PS wenda ni iyi nayo iri muri alimentation nayo ijya kumera nka horizontal nimba witegereje nayo ifite amaguru 3. Iyi PS yitwa transistor ya alimentation. Kuvuga ngo aya ni amatransistor yandi tubanje ya horizontal na vertical. Aya ni amatransistor ariko ni nayo nta transistor yo muri alimentation. Nayo igira amaguru 3 yo witegereje neza ijya kumera nka horizontal. Aho bitandukana ni imibare yayo n'ukuntu amaguru yayo ateye. Ndumva byumvikanye cyane rero. Sinzi niba hari PS tutavuzemo. Iyo tutavuze ndumva ari zino diode. Reka mbereka amadiode kuko abakenewe cyane. Dore tutuntu dufiteho utu turi hagati. Utu ndi gukoraho nitwo diode. Diode bifite gutya hano hamwe ari umukara handi gutya ari umweru agace gato. Iyo umuriro winjira hari umukara ugasohokera muri karakantu k'umweru. Diode ziba ari nyinshi. Dore nizi nazo ni diode. Kugira ngo muzibone neza hano niho hagaragara neza. Dore utuntu ni twa diode. Ndumva byumvikanye cyane rero. Televiziyo yawe amapiyesa yigize nizere ko yumvise. Ibi by'umukara nayo ni amaceramic capacitor. Amakapacitor abamo amoko 2 n'amaresistance abamo amoko 3. Hanyuma amakapacitor nayo abamo amoko mbabwiye. Diode nazo zibamo amoko 2. Hanyuma zitwa Zener diode hakaba na original diode. Ndumva byumvikanye cyane rero. Nizere ko muri televiziyo ifunguye wabasha kubwira umuntu ibintu bimwe wamenye. Aka kantu akabona akaniko kagenda kajya kwinjira ku kirahure kitwa serite. Akangaka kitwa serite ni nako gatanga amakureri muri televiziyo. Ya makureri ubona iyo televiziyo ireba nabi aya ma resistance abafite ikibazo. Ndumva byumvikanye cyane. Aya ma resistance niyo abafite ikibazo iyo televiziyo iri kureba nabi. Aka kantu ndumva byumvikanye rero. Hanyuma nekereza ko nta kintu tutumvise. Iki kintu cyitwa Ventus. Aka kantu k'umukara ubona naha kahiye n'ubundi uretse ko hari buve iki cyose cyarahiye test yarapfuye. Ariko aka katwe kitwa Ventus, aka kitwa serite. Ndumva nta kintu na kimwe tutavuzemo hano kuri iyi televiziyo. Ndumva tubyumvise ibyinshi ufasheho kanosi. Reka rero turebe ese mu gihe televiziyo yawe yaba yapfuye iyi THT kuko niyo yapfuye. Ariko reka manze mbabwire ubwo nk'umuntu watarukije ntabwo agiye kumva iyo televiziyo yapfuye noneho warebera hehe. Ngiye kugenda babwira zino PS noneho iyo televiziyo yapfuye iyo wahita ukuramo utiriwe ujya mu bintu byinshi. Mu gihe televiziyo yawe ubona yazimye ikaba yazimye ukayatsa ukabona nta kintu na kimwe cyaka nta tara ryaka. Hano hantu hariho akantu kitwa visible. Ahangaha aka kantu kitwa fuse visible. Aka kantu kariho akarahure hano aka. Mu gihe ihambuye ugasanga kahiye kuko biba bigaragara yahiye karaturika. Habamo agasinga gato ariko kaba kagaragara nta karahure. Umuzungu ayikora ku buryo kaba kagaragara. Mu gihe uhambuye ukabona kahiye katuritse itumenya ko iyi transistor yo muri alimentation yahiye. Iyi ngiyi ituyikuramo numara kuyikuramo hari n'akandi kantu k'agatransistor kaba hano kitwa high beta. Akangaka kaba kayegereye uhita ukabona ni agatransistor gatoya. Nakwita ugakuramo ugashyiramo ibindi televiziyo yawe ihita yaka. Mu gihe uhambuye ugasanga televiziyo yawe yazimye. Wareba hano kuri visible ukabona kano karahure karimo karahiye. Ukabona hano muri aka karahure harahiye.
hita umenya ko iyi transistor yo muri alimentation yahiye. Iyi ngiyi n'aka ga transistor kari hano gato y'akamaguru 3 kitwa high beta, ubikuremo ibyo byombi nurangiza ushyiremo ibindi, televiziyo yawe irahita yaka, nta kindi kintu kiba cyahiyemo. Ubasha gupima diode nazo ushobora kureba ko nta na diode wenda yindi yahise ishya bitewe n'inshuro bagiye bayatsa, ariko ubundi 90% ibi bintu nubiteramo televiziyo yawe irahita yaka. Ntabwo bihenze, transistor ya alimentation igura 1000. Nta PS nimwe muri televiziyo ihenda bakiriya rwose mugura no kuvuga ngo nababwiye yuko amayeri yose y'abatekinisiye hano nzayababwira. Nta PS nimwe ihenda muri televiziyo, kuko buri PS yose hano ndagenda nababwira amafaranga igura. Aka ga transistor ko muri alimentation rero kagura 1000, aka ga high beta kagura 500. Urumva 1500 yawe rero televiziyo yagahita ikira. Hari igihe umutekinisiye aza akakubwira nk'ibihumbi 20 agatanga 1500 yonyine. Murumva rero ntabwo bigoye, ibyinshi muzabyigira hano. Hanyuma mu gihe noneho uje ugasanga televiziyo yawe nabwo yazimye, noneho ugasanga n'itara riri kwaka, ugasanga na ya visible iriho iyi ya alimentation igihe cyose yari nzima, kino gici yari kizima cyo muri alimentation, televiziyo yawe yakitara. Mu gihe uzaza ugasanga aho televiziyo yawe iri kwaka itara, ugasanga televiziyo yawe iri kwaka itara, wapima umuriro muri horizontal ukabona uri kuhagera wa muriro nababwira 110, uza hano kuri horizontal ukaza ugapima umuriro hano kuri vertical ukabona uri kuhagera, televiziyo yawe izaba ari nzima. Uvuye icyo uzakora uzahita ukanda amatushi. Abatekinisiye benshi barya amafaranga y'ubusa. Uzahita ukanda no matushi y'imbere cyangwa uhuze umugozi uzukinjira hano ucomekaho amatushi n'uyu nguyu, izuhuze zino nzira, televiziyo yawe izahita yaka, nta kindi kintu ukizemo. Mu gihe yaka ukabona itara, wapima ukabona umuriro uri kugera kuri horizontal, ukanaza hano kuri vertical. Icyo gihe uzakanda amabuto y'imbere yandi yanditseho P positive na P negative, televiziyo yawe izahita yaka. Urumva ko ushobora gusanga televiziyo yawe barakuriye amafaranga ari ukuza gukanda ibuto gusa. Umutekinisiye yakijishaga asudira utuntu dutandukanye, akubeshya akaza guhita kandi ibuto, televiziyo yawe ikaka, ukamuha amafaranga atandukanye. Ndumva byumvikanye. Noneho mu gihe uzakanda izo buto ukabona ntabwo yatse, kandi wazikandiye nawe wenda cyangwa watunzeho telekomande, ushobora no gutungaho telekomande ukatsa bisanzwe, televiziyo itayaka. Mu gihe ibyo ngibyo bidakunze, hita ukuramo kamakari prome, ushyiremo akandi, ariko niyo wagakuramo ukatsira banzi kaka ikakwereka ko nta prome irimo, ugahita ushyiramo akandi, tayari televiziyo yawe itayaka. Kano kari prome ntabwo gahenda, kagura amafaranga 500. Urumva ko ibaze 500, umutekinisiye akaguca 1000 byinshi, amafaranga ari hejuru y'ibiciro. Ndumva icyo nacyo cyumvise. Mu gihe none uje televiziyo yawe ugasanga nta tara riri kwaka, ugasanga nta kintu kimwe kiri kwaka, kandi alimentation yawe ni nzima, hita umenya ko iyo horizontal yapfuye. Iyi horizontal kaga PS akanakwereka, hita ukavana mushyiremo kandi televiziyo yawe irahita yaka. Nunakavanamo ugacomeka, televiziyo yawe irabanza ihita ikwereka amatara yake, ariko ntiyake kuko ntiyakwa horizontal itarimo. Hanyuma hita ushyiramo indi horizontal. Horizontal nayo igura 1000, yishyiremo, televiziyo yawe irahita yaka. Ndumva byumvikana cyane guys, nizere ko turi kugenda. Hanyuma ikindi, mu gihe televiziyo yawe uje ukatsa ukabona iri kwaka umurongo utambitse, bikunda kubaho ndabizi, ukabona televiziyo yawe urakije iri kwakamo umurongo utambitse. Niba ubonyemo umurongo utambitse wakije televiziyo yawe, wijya mu bintu byinshi, wigira ibindi bintu ujya gupima. Za hano kuri kano ka vertical, akangaka kanina beretse gafite amaguru 7. Reba ko inzira zako zisudiriye neza. Akangaka gafite amaguru 7 hano. Reba ko inzira zako zisudiriye neza. Niba usanze zisudiriye neza, hita uyivanamo ushyiremo indi vertical. Ukiyivanamo ugashyiramo indi vertical, kano kantu k'amaguru 7, televiziyo yawe irahita yaka, ifunguke yose. Abatekinisiye none amabanga yabo nayamennye. Guys, gerageza ubanze ukande subscribe aho ngaho. Kandi kugira ngo nkomeze kubabwira ibintu by'ubwenge, nuko iyi video nawe isharinga abandi bantu ukeka ko yagirira umumaro. Nkabona ko iyi video mwayirebye muri benshi, mpita nkora ikindi gikurikiraho, kuko iyi televiziyo nituyivaho ndahita njya kuri flat. Ariko flat ndayibereka nayo mbabwira amafuti yose n'amakosa igira, ariko maze kubona ko iyi ngiyi mwayirebye mwayisharinze n'abandi bantu benshi.
hanyuma mujye mukora subscribe guys. Ndumva byumvikana cyane. Hano kuri Baza Tech TV iyo ufite ikibazo uranakibaza muri comment mitangisubiza. Ndumva byumvikanye. Televiziyo yawe rero mu gihe iri kwaka umurongo hitukuramo EPS ya vertical ushyiremo indi televiziyo yawe ihita yaka. Funguke yose. Hanyuma ikindi uraje usanze televiziyo yawe imiriro yose iri gusohoka. Hano hose vertical iri kubona umuriro, horizontal iri kubona umuriro, diplome iri kubona umuriro. Hanyuma senkoro yawe akamaro kayo n'uburyo bubiri ushobora gucekinga ko yapfuye. Hari igihe televiziyo yawe yaka ikaba iri kwaka neza nta kibazo na kimwe ifite, wacomekaho DVD cyangwa regiteri cyangwa dekoderi, wayicomekaho bikanga. Mu gihe wacometse amafishi wahuje hano bikanga, aho ucometse hose bikanga, hita umenya ko nta rindi kosa, nta kindi kintu uri bwire kujyaho. Urahita ugura iyi senkoro uyishyiremo. Senkoro imibare yayo iba yanditseho, hari izitwa 88 91 biba byanditseho hano, hari izitwa 116 biba byanditseho hano, 8895 iyo uyirebye biba byanditseho hano. Senkoro hejuru abanditseho imibare yayo, niyo mibare ureba senkoro ziba zihari, uhita ugura indi ikibazo kigahita gikemuka. Ndumva byumvikanye. Tuteramo indi ako kanya televiziyo igicomekaho DVD cyangwa dekoderi cyangwa ikindi kintu ihita ikora neza. Nizere ko hano turi kumwe turi kugendana kugeza kuri uyu munota, nizere ko umuntu wese turimo kugendana hano. Hanyuma mu gihe televiziyo yawe rero uri kuyicomeka igakora ibintu byose ikanga kuvuga amajwi, kuko hari televiziyo watsa ikanga kuvuga amajwi, hita wihutira kuri kano gataransisitoro kari ahangaha. Aka niko gataransisitoro ko kuri ampuri ya televiziyo. Televiziyo nayo igira ampuri. Hano hari aka kabati, hari aka kantu nababwiye akamaro k'aka kabati. Tutumaro tw'utu tubati urabona hano kuri alimentation kariho hano iruhande rwa THT. Hanyuma n'ahangaha naho kariho, ahangaha kariho za vertical na horizontal, n'ahangaha hano hariho akandi ngira ngo murimo kukareba. Aha bari kwereka ko aho hantu hajya umuriro haba iyo PS ikenera umuriro mwinshi ishobora gushyuha. Iyi bati rero riba rivuga ngo ahantu rizahoza mu gihe PS yaba yashyushye cyane. Ndumva byumvikanye cyane rero. Niba rero televiziyo yawe yanze kuvuga hitukuramo kano ga PS akangaka. Aka ga PS nako kagura amafaranga 500. Hanyuma iyi senkoro niyihenda muri televiziyo ijya kunganya igiciro n'iyi THT. Senkoro igura 5,000 ariko iyo baterese neza 4,000 barayiguha. Iyi ngiyi 4,000 bashobora kuyiguha ariko ubundi igura 5. Iyi THT nayo igura 5,000. Iyi ngiyi iki ngiki tugiye no gukuramo. Iki cyarapfuye cyarahiye. Ibintu abatekinisiye bamuzirikiye uyu muntu, ngiye nagiye ndumirwa nsanga umutekinisiye yamuzirikiye bino bintu yabira bifendafinditse. Rero ntabwo njya nkora bino bintu bifindafinditse gutyo ya. Ngomba kumushyiriraho ibindi bintu bizima, agomba kujyamo indi THT nzima. Ndumva byumvikanye rero, nta kintu hano mudasobanukiwe. Mu gihe upima umuriro wawe ukabona uri kugera hano, winjiye hano aho winjirira hano yinjiramo umuriro wa 220. Ibyo ngibyo ayo PS nakubwiye niyo uzasanga muri televiziyo. Nugira ikibazo uze kunyandikira aho hasi muri comment umbwire ngo televiziyo yanjye irwaye gutya, njye mpita ngusubiza nkabigukorera ugahita ubimenya. Nta kintu biba bitwaye kuba wabimenya, ariko nawe uyu muryango mugari tugakomeza kuwuzamura witwa Baza Tech TV. Rero ikintu tugiye gukora ngiye kubereka uburyo THT ushobora kuyikuramo ugashyiramo indi. Hanyuma ndumva turaba isomo ry'uyu munsi nahangaha turi buze kuza kuri soreza, ariko nyuma yo gusoza iyi video ndaza kubabwira kandi gakoryo. Tukimara gusoza iyi video hari akantu ndi bubabwire kuri finali abantu batagejeje ahangaha batari buze kumva. Rero nkuko nabibabwiye, dore iyi niyo THT uhita ureba no maguru yayo hano hasi. Ugahita ufata ferasudi yawe, iki cyuma niko cyitwa ferasudi. Warangiza hari uburyo ushobora gukora bwa gisirimu, ubu THT kavamo bitagusabye imbaraga nyinshi. Ntabwo tekinike bisaba imbaraga nyinshi no guhuha cyane ibintu byinshi, oya. Ukora ibintu byawe witonze biturije kandi bikagenda neza bigatanga igisubizo. Rero dore ukuntu tugiye gukuramo iyi THT yacu, dushyiremo indi guys. Dore uraza ugakozaho ferasudi yawe neza hano witonze. Iyi ni ukuvuga ngo iyi THT yo muri izi karita zisanzwe ni aya maguru ayigize. Ibigizwe n'amaguru 10
ubwo rero buri kaguru kose ukuraho sudire. Ibi bintu by'umweru ni sudire, byitwa sudire. ubwo rero uburyo bwiza n'abatekinisiye muzabere ko batazongera kwivuna, ukozaho fera sudire yawe neza gutya witonze n'akaboko k'ibumoso, ukareba ko sudire yawe yayenze, ugahita ukozaho uburoso gutya. Tayari ubu ngubu inzira imwe tuba tumaze kuyikuraho, ntabwo bigora. Do ukozaho gutya, n'abatekinisiye muzabarangira ugahita ugira gutya, ugahita usunika n'uburoso. Tayari ubu inzira ya kabiri yavuyeho, ntabwo bigora. Do ukozaho fera sudire yawe gutya, ugahita uhanagura n'uburoso gutya. Tayari ntabwo biba bigoye, nta bintu byo kwirushya. Ubundi isahani iri kugera nta bintu bisaba kukurushya. Dore ukozaho ugahita uhanagura gutya, nta byadanje rwose, nta bintu bikomeye. Gukuraho piyesi, dore ugasanga nk'umutekiriya iyi televiziyo yiwe yapfuye THT, ugahita umuca nk'ibihumbi 20, kandi dore akazi kabyo ni nko kwikinira. Waragize ugahita ugura iyi THT y'ibihumbi 5, waragize ugahita umutereramo, ugahita ubona ibihumbi 15. Tekinike igira amafaranga menshi guys. Nanabibutse ko turayigisha. Ukeneye kwiga tekinike uratubaza, utwandikira kuri iyo nimero yo hasi, tukavugana tukabikwigisha neza. Tekinike electronique yose mu kwezi kumwe ubuyimenye, uhita ugenda. Iyo tukwigishije twebwe mu kwezi kumwe hano, iyo nkwigishije ukwezi kumwe uhita ugenda ugatera imeza ahantu cyangwa ugafungura inzu, ugahita utangira gukorera abaturage mu kwezi kumwe. Ndumva rero nk'umuntu wihutishije ntabwo ibyo bintu abyumvise. Dore ukozaho gutya ugahita uvana, ntabwo biba bigoye, nta kintu kiba kigoye rwose. Dore ukozaho gutya ugahita uvana, nta bintu byo kwirushya. Mbona hari abatekinisiye mbona ngo bari guha ibintu byinshi, reka nta bwenge bwinshi waba burimo. Ukozaho kino cyuma cyawe, warangiza ugahita ukozaho uburoso. Ni ubona ari nk'agakino k'amaso, ndumva bigaragara. Dore ubu uhita ureba yuko nta sudire yasigayeho neza, warangiza ugahita uvanamo ya THT yawe. Ntabwo biba bigoye, gusa urabona amasegonda tuyikuyemo. Do uhita ugira gutya, do reba ya THT yacu, dore ngiyi. Ntabwo biba bigoye, do ngiyi reba ya THT mu munota nawo ntugera. Nta bintu byo kwivuna, nababwiye yuko nta bintu byo kwivuna muri electronique. N'abatekinisiye batangira kwivuna, mujye mubabwira ngo hari uburyo batweretse bwo gukuraho piyesi utari kwivuna. Do ukubamba ya THT yacu, dore ngiyi. Iki ngiki rero iki cyarahiye, nagiye mbereka ko n'abatekinisiye hano barakiziritse, bakoze ibintu bitari byo. Aya ni amakosa hano guys, mbabwire. Iyi THT isohora voltage nyinshi cyane, ni ikintu kibi cyane. Kwa kundi bumva televiziyo yawe iri kunuka, wayicometse iri kunuka, dore ni vatos iba yahiye. Nk'ubu uyu muntu yamunukira akabyanze bikunze. Iyo yamaze gusaza gutya imeze uku iranuka, mu gihe uyicometse iba iri kunuka cyane. Urumva byumvikana. Dore niyo THT, dore ibimeze gutya. Niyo ugiye kuyigura ya mafaranga nakubwiye, bahita bayiguha imeze gutya. Urumva byumvikana cyane, ubirebe. Dore THT ni iyi ngiyi. Tugiye rero gufata indi THT, turanayikura mu yindi televiziyo, turayikura mu yindi karita, hanyuma dushyiremo indi, bihite birangira. Nayo rero nk'uko nababwiye guys, ngaho mumbwire. Dore ngiyi tugiye gukuraho iyi ngiyi, iyo ni nzima nta kibazo. Ngaho mumbwire banyeshuri ukuntu tugiye kubigenza, numve ko mwabyize mukabimenya. Dore ngiyi ya THT, harimo na bya bintu byose nagiye mbabwira. Ubwo tugiye guhera kuki? Mumbwire. Dore wowe birakunaniye, wise wibagirwa ikintu twahereyeho cyagiye. Ndakubonye bikunanira, ndakubonye wowe urabirebye uhita wibagirwa ikintu twahereyeho. Kandi nababwiye ngo uhera kuri iki cyuma cyitwa ferasu, iki ngiki, sibyo? Ugahita ukenera n'uburoso. Nta bintu bigoye, n'uburoso ubu bw'amenyo ufata ubwashaje. Warangiza n'agakino k'amaso. Warangiza nababwiye ko ubwo n'uvuga ngo iyi no kuvuga ngo ubu buroso bufatisha akaboko k'iburyo, iyi ferasu tukayifatisha akaboko k'ibumoso. Warangiza ukozaho gutya. Nababwiye ko ari ibintu byoroshye cyane, ni ibintu biba byijyana mu do. Urafata gutya, ni ibintu biba byoroshye cyane, ugakozaho. Warangiza ugahita uhanagura. Do ni ibintu biba byoroshye. Dore naha ubu ni inzira ya kabiri, ugahita uhanagura. Dore ubu ni inzira ya gatatu, ugahita uhanagura. Ni agakino kaba ari agakino k'amaso. Ni ibintu ushobora gukora n'umuntu murimo kwiganirira, uri kumubaza umeze ute, wariye se,
nukuva mu rugo baraho se ese Kigali bimeze gute amakuru yawe ese wabonye amafaranga niba ukodesha cyangwa ibiki byose wabonye amafaranga y'inzu ni utuntu wikorera urimo kwiganirira uvuga uri kwiganira ese mumeze neza se ese abana baraho ugakomeza umubaza nizere yuko mumeze neza ese ujya usoma Bibiliya ukamubaza ibintu byawe byose ushaka akakaba ari agakino k'amaso urumva ukamubaza ibibazo byose ufite umubaza wirebera ibintu bigenda neza umucekinga wirebera nta byadanje mwiganirira ushobora kujya umureba wirebera aho ngaho wongera wikorezaho nta gakino k'amaso mbese ni ibintu by'uburyohe gusa ubundi tekinike uretse umuntu muri kwirushya ariko ubundi n'uburyohe ni utuntu wikorera uri no gukoreramo amasiporo neza ubu ngubu urabona ko uri gukora ibi ngibi amaboko yawe aba ari gukora udusiporo ni ibintu biba byoroshye ndumva byumvikana cyane rero ugira gutya sudire yawe ugahita uyimaraho yose wamara kubona ko wayimazeho mu masegonda rwose ni amasegonda make uhita ucekinga gutyo ukareba niba sudire yawe yashizeho ugahita ureba niba yashizeho nta bintu biba bigoye reba ibintu turi gukora bidasaba n'umunota n'umwe iyo sudire yamaze gushyiraho biba bigaragara dore ngiriya sudire ubu hano yashizeho ubu tugiye gukuramo iyi piyesi uhita uyikuramo rero iyo sudire yashizeho uracekinga ukareba niba yashizeho neza iyo itashizeho neza iyo ukuriye piyesi ntabwo ivamo iyo sudire itashizemo neza iyo ukuriye piyesi ntabwo ivamo uraba ari nk'akaguru itashizeho neza uhita rongera ugacekinga neza iyo yashyizeho ni ibintu byivana ni ibintu byijyana iyo itashizeho ntabwo byijyanamo kugira ngo wabibonye ntabwo ariko biba bigoye amasegonda makeya uba wabirangije ni ibintu byoroshye muraganira kuganira n'umuntu wawe ubirimo umubaza icyo yariye niba yatetse niba mu rugo bigenda ukabikora neza witonze nta bintu biba bigoye haba harimo n'udusiporo rwose twishi uhita ubibona iyo ntekereza ko umuntu tugeranye kuri iyi video rwose ndamushimiye cyane umuntu tugeranye kuri iyi video tukaba twatangiranye rwose uri umuntu w'umugabo cyane uhita ufata iyi video wisharinge uraba uteye inkunga ikomeye cyane iyi channel ufata iyi video wisharinge kibuze mu magurupe yawe y'abantu mubanamo bajye bagira ubumenyi kuri ibi bintu kandi electronique yose kugira ngo bazayigire hano ngiye niyemeje ko electronique yose nzayigisha hano nzayigisha ibyinshi muzabyigira hano ariko urumva nyine wageze kuri telewe haba harimo akarusho ariko ibyinshi muzabyigira hano nta bintu biba bigoye iyo test yawe wamaze gukuraho sudire nayo ngiyi dore ngiyi rwose nta kintu kiba kigoye kiba kirimo dore ngiyi ubwo rero tugiye kwishyira muri ya karita yacu ya yindi dufite hano ku ruhande twari twakuyemo ya yindi biba bihura amaguru ni yayandi aba ari amwe wowe icyo witegereza ni ukureba ukuntu bimeze gusa ukahita uyicomekamo nta bintu biba bigoye iyi televiziyo yari yapfuye iki cyuma cyonyine dore rero uhita ufata ukinjizamo amaguru yawe neza nta bwenge buba burimo uracomeka bigahita bihura nk'ubu ngubu rwose ndacometse nta kintu tayari amaguru yamaze kujyamo ngahe kugira ngo murimo kubireba nta kindi rero uhita ukora iyo umaze kubona ko amaguru yawe yagiyemo neza nka gutya kwanjye yagiyemo neza uhita usudira gusudira rero nabyo hari abo twabanye nawe nabyeretse ariko nawe byige nta kibazo nabyo ni agakino k'amaso ubundi muzasanga ibintu byinshi hano ari nk'akantu k'agakino k'amaso gusudira biroroha cyane biroroha ntuzavuye ngo gusudira byarakunaniye guys uhita ufata ya fera sudire yawe iyi ngiyi gusudira biroroha ugafata na sudire ufata ka sudire urabizi ugafata inzira iyo ari yo yose ubonye hari awagiye ukura sudire urambikaho fera sudire yawe ugakozaho sudire gusa gutya urambikaho fera sudire yawe ugakozaho sudire agakino k'amaso kakaba kararangiye ukarambikaho fera sudire ugakozaho sudire ibintu biba byoroshye dore ubu inzira zingahe namaze kuzikora ukarambikaho fera sudire gutya ugakozaho sudire hanyuma ushobora no nabyo kubikora uri kwiganira n'umuntu
umeze ute, waramutse ute, ese gusudira bwo bita byihuta cyane, wiriwe neza, ese amakuru ni meza, abana baraho, ese ko nari narakubuze wari waragiye hehe, ese rwa rugendo wari wagiyemo rwagenze neza, okay, niba rwaragenze neza natwe bwabo ko twari twagiyemo bwagenze neza. Ubu mukaba mwari murimo kwiganirira wari uri mu kazi bigahita birangira. Ubu tuyashite yacu tayari twayisudiriye neza. Ibikomeye byabaye rutare twamaze gushyiramo indi tayari, amafaranga ukaba wayariye rero. Uhita ushyiraho ka kavantuse, uba ufite akavantuse kameze neza, akangaka ko urabona nawe kigeze gasutagurika, ntabwo ari nka bya bindi yari afiteho hariya. Uhita ushyiraho kano kavantuse, nta bintu biba bigoye. Dore ucomekamo uyu mugozi gutya, wamara kuwucomekamo neza gutya muri vantuse, ugahita usudiraho kano aka niko kagenda kakinjira ku kirahure hejuru, aka niko gasohokeraho ya mashusho muba muri kureba. Tayari televiziyo yawe igahita ireba neza cyane, igahita ireba ni nko kuzimya buje rwose, igahita ireba neza. Dore biba bimeze gutya. Uhita usudira hano nyine, tayari televiziyo yawe ubu wamaze kuyikora. Ubu tugiye gusudira hano nta kintu. Guys, mwakoze cyane rero, nababwiye ko kuri finali ni mubabwira akantu k'ubwenge abantu batari bazi. Ubwo umuntu tudasozanyije iyi video ntago kakana kumvise. Waruzi ko iyi televiziyo wibeshye ukayicomeka ugakoraho hano iri kwaka, uyu muriro udashobora gupfa kukurekura hatabonetse umuntu uyicomokora. Umuntu tutabanye muri iyi video ntago kakana kumvise. Kirazira kikaziririzwa mu gihe televiziyo yawe iyi ngiyi uri kuyikora cyangwa umaze kuyikora iri kwaka ugakoraho hano hasohokamo volute nyinshi cyane, hasohokamo volute, ni ukuvuga ngo hinjiramo volute 220. Utwo ni duke cyane, ariko aha hantu ubona ndi gukora, aha ni muri danje. Aha hantu hakora igisasu gikomeye cyane. Kirazira kikaziririzwa rero gukora hano hantu. Nuhakora n'ukuboko kwa kwihina, nawe ubwawe ushobora kwihina, wahita ukenyuka ubaye uri umusore. Kirazira rero kikaziririzwa gukora aha hantu mu gihe televiziyo yawe iri kwaka. Nkubwire niyo yaba izimije yari yatse kare, ahantu harakomeza hakabika umuriro. Mu gihe utawukuyemo, ahantu harakomeza hakabika umuriro. Niba ushaka kumenya uko umuntu awukuramo, uze kubinyandikira aho hasi muri comment, ndahita ngusubiza. Nzahita nakora video mbere kuko noneho umuntu akuramo umuriro kuri televiziyo. Nzahita afata none iyi karita nyishyire kuri tibe mbibereke ko n'umuriro uriho. Niba ushaka kubimenya uze kubyandika aho hasi muri comment. Kirazira kikaziririzwa gukora hano hantu, nari nababwiye ko ndibabwira akantu k'ubwenge. Kirazira kikaziririzwa gukora hano hantu mu gihe televiziyo yawe iri kwaka. Guys, ntimuzanenguhe, ntihazagire umuntu uzabikora. Ntuzakora ikosa ryo gukora hano hantu, ndakubujije uri umuntu wanjye. Wakoze cyane rero, televiziyo yacu tumaze kuyikora. Mwakoze cyane. Ubwo comment ushobora kugira cyangwa ikibazo ushobora kugira kuri televiziyo nk'iyi, wandika muri comment, ariko subscribe, sharing iyi video rwose urabugize neza. Naho hasi ujye unyandikira umbaze n'ibindi wifuza kumenya. Nimba na mwabikoze neza, tuzahita mberekana flat mbereka amakosa yose zigira, kuko nazo zigezweho ubu ngubu. Murakoze cyane. Ngaho rero ciao nakagaruka hano kuri Baza Tech TV. Iyi televiziyo yanyu mugomba kwimenyeraho ibintu by'ubwenge bya electronic. Nababwiye ko nimara kubona umuryango mwawuzamuye, tumaze kugaragara yuko mwamaze kuba benshi, ariko kandi bizakorwa namwe. Nimara kubona ko mugenda musharinga video, iyo mwayisharinze ndabibona, iyo mwayirebye cyane ndabibona. Bizarangira mberetse robo ukuntu zikorwa. Robo nabo kuyikora ari ibintu bikomeye. Bizarangira mberetse ukuntu robo ushobora kuyiteranya, robo yawe ukayikorera. Nibyo bizarangira ndi kubibereka. Nitumara kubona abantu 5,000, nzahita mbereka robo ukuntu bayikora. Murakoze cyane rero, ciao nakagaruka ku zindi video za mukanya. Murakoze.